Yes, reka tubasuhuza abakunzi ba Concord TV show aho muhere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali turabasuhuje abari mu mahanga mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Imana y'amahoro ibane namwe. Reka dushimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira tukaba tuvugenda tu umuryango munini. Nabonye iki kiganiro aribwo bwa mbere numva ugikunze ukandeho ntacyo bitwaye. Uyu munsi rero nkuko twabasezeranyije tutazajya tubicisha irungu. Uyu munsi twafashe urugendo naje mu mudugudu wa Ruko mu kagari ka Nyagahinga mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera. Naje kureba umwana w'umukobwa ufite impano. N'umwana w'umukobwa ubushize naramusuye turaganira pe mbona amavuta y'Uwiteka muriho. Nshizeho ikiganiro umuntu abashyizeho comment ambwa ateko Concord wagureka kutubeshya. Hashize iminota 30 mbona nimero yampamaga ambwa ati Concord mbabara ndi kugusaba imbabazi. Impamvu ni iyi ati ari comment nashyize ku kiganiro cyawe nabonye wakoranye n'umwana witwa Dusayimana Rufonsina. Ndangije ntarika aba bantu uri kutuzanira biti. Ati ubushize wazanye abantu bakuru nuwo yahamagaye amaze kumuhamagara aramuhanura ibintu yumva bitajyanye n'irariti. Yumva kubwo yamupapiye. Avuga ati yazanye umumama amuhamagaye yambwira ibintu bitari zonere bazanye n'umwana ati umwana we noneho aratumara. Aramuhamagara ari kugerageza. Amaze kumuhamagara amaze kuvugana nibwo yampamagaye ansaba imbabazi ati Concord mbabari. Urinde se nkubabarira iki? Aranyibwira se nkuba gutangaza izina rye. Ati nabonye ushize ikiganiro cy'umwana witwa Rufonsina ndavuga naye ko nawe urakata. Ariko namuhamagaye arambwiye ngo banza wature ngo usengere ndatura ibyo nibagiwe arandondora numva nibyo ampanurira iby'Imana imubwiye icyantangaje nuko numvise bihuye n'ibyo undi mu mama yambwiye ariko nkabipinga. Rero abakozi b'Imana uzana barimo amavuta niyo mpamvu navuze nti nanjye reka ngaruke rwose Dusayimana Rufonsina umwana muto w'imyaka 18 tuza twongeye tuganire tuvuge Imana nicyo cyanzanye yonza kumva ko yabivangavanze sinari kugaruka ariko numvise ko amavuta y'Uwiteka ariho niyo mpamvu nagarutse mukurikira ikiganiro kandi munakirangize. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ntabwo cyubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo cyubeshya. Gutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali. Ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali. Ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa biguca ngo mujyane Burundi. Ntabwo usezeranye umuntu kumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyane Nyamagabe. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika no kubona visa biguca ngo mujyane Burundi. Shimwa ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye
urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Yes, nkuko twababwiye yuko tuje gusura umwana w'umukobwa Alphonsine Dusabimana. Yego. Dusabimana Alphonsine twamugezeho rwose, Imana ishimwe, ntabwo twayobye, nta nubwo twanakerewe, urebye igihe twari twihaye nicyo pe, nkuko twari twabiteganyije. Niwe uri imbere ya kamera ikatangira dusuhuza, ubundi ahita nadusengera, umva twatake ntabyo kurazika. Mwaramutse neza, nizere ko Umwami Yesu yabarinze amahoro. Iki ni igitondo cyo gushima Imana kubera kuko yaturinze, izina ry'Uwiteka nirihabwa icubahiro. Reka dufatanye tuzamura isengesho kubera ko twabonye imbabazi n'urukundo by'Umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimye Mwami Imana, tugushimye kuko waturinze, tugushimye yuko mu gicuku cy'ijoro wabanye natwe, tugushimye yuko mu minsi isize wadutambukije amahoro. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Umwanya nk'uyu nguyu bire kubane natwe, utwambika imbaraga, uturengere kandi udushigikire ibyifuzo byacu, reka bisubizwe nawe. Reka buri kimwe cyose twifuza ko wakidukorera ukidukorere mu izina rya Yesu. Komeza uganze kandi utegeke, uganze muri twebwe, uganze mu mitima yacu. Urakoze kuko mvise gusenga mu izina rya Yesu, amen. Alphonsine umeze ute? Meze neza, ndashima Imana. N'abantu benshi cyangwa bake? N'abantu bose Imana ibashije gutiza ubuzima muri iki gihe. Urebye niba abadafite ubuzima bo ntabwo kubashima. Abantu bose bagihumeka umwuka, tugomba gushima Imana kuko iba yaturinze ntacyo twatanze. Yego. Wambaye neza umutuku n'umweru, agatambara k'umutuku, ikoti ririmo amabara y'umweru n'umukara ndetse n'umutuku n'agapira k'umweru. Yego. Ayo mabara asobanuye iki? Gerageza. Kugerageza umweru. Arega abamarayika nabo babaga bambaye imyeru gusa. Yego. Ahubwo buraha burega itambaro cy'umweru gusa. N'umutuku turaza kubona icyo bisobanuye. Ariko ndakeka abamarayika barakundaga kwambara imyeru gusa, nanjye nkunda kwambara imyeru bibaye ngombwa, hasi hejuru imyeru gusa. Yego. Umutuku impamvu nkunda kugwambara, hari ikipe ikina umupira yambara umutuku, ndayifana cyane. Ni yihe? Etincelle. Ariko hari indi kipe Amaraso. Yego. Uzi ko amaraso ariyo yaducunguye ya Yesu Kristo. Amen. Kandi ayo maraso ni umutuku. Yego. Niyo mpamvu ro kwambara iby'umutuku n'ubu uri kwibuka amaraso. Mba ndi kubitekerezaho, ndi kubizirikana. Kuko njye nayabonye, nyine nabonye iryo bara bituma numva ndi kwibuka amaraso ya Yesu disi yaducunguye. Yego. Abagombaga kwicwa n'ibyaha, ubu tukaba turi abarokore disi. Amen. Abateye bafite ijambo tukaba twararibonye. Nukuri. Yego. Bakunze ba Concord TV show, mbibutse ntabwo uyu mwana w'umukobwa bwo bwa mbere tuganiye, ikiganiro cye giherukaho nibwo bwa mbere, ariko ubuntu bwa kabiri. Icyatumye ngaruka ni iki rero? Abanyarwanda bajya bavuga ngo ugiye atagaye aragaruka. Ubu yonza kumusura narangiza nyuma nkabona bitameze neza sinari kugaruka. None impamvu yatumye ngaruka ni iki? Nk'abantu mwe ndishyireho ikiganiro, maze ushyireho ikiganiro mbona umuntu akizaho comment. We kuko Concord ngo nawe ngo ugiye kutubeshya. Ndicecekera ndavuga reka ntegereze ko agiye kuvuga ibyo namubeshye. Hashize nk'iminota 30 barampamagaye, ntabwo ndamuvuga izina, ati Concord mbabarira. Mubabarira se byagenze ute? Ati umuntu wanditse ya comment ni njyewe ivuga ngo uri kutubeshya. Yego. Niwa bitewe n'iki icyabinteye? Hari umuhanuzi washyizeho, ndamuhamagara aransengera arampanurira. Ariko ibyo yampanuriye numva bitajyanye n'irari iryanjye, numva ndabipinze. Yego. Noneho mbona washyizeho n'umwana mutoya, none ati uyu umuntu koko ari kuzana abakuru bakaduhanurira ibyo tutari kumva twizeye, none azanye uyu mwana waratubwira iki? Arangije atariki impamvu gusabye imbabazi. Yahamagaye Alphonsine. Yego. Maze kumuhamagara arambwira ngo nimbanze nature ansengere, ndabikora. Hari ibyo nibagiwe arabindondora, numva koko nibyo. Ndatangira nti wa mwana ari hehe? Ari mu mavuta. Nyuma tumaze arasenga ampanurira ati cyantangaje nuko ibyo wa wundi
yampanuriye yego ari na Alphonsine nawe yabisubiyemo. amen Rero none ngusabye imbabazi abantu tuzanira ntabwo babivanze ahubwo barimo. Nanjye numva ndujujwe ni haleluya. amen Umva nukuri abari ikibazo gukora ibintu kumva umuntu arakugaye gusa bose ukabona biragize. yego Wowe nje kwiyo nkuru yanshimishije ikaba rero yatumye ngaruka twongeye twiganirire wowe ubyakiye ute? nanjye ndumva mbyakiye neza cyane kuko hari umuntu uguhamagara asa n'ukundi kuntu akeneye Yego. ugasanga buryo ki arakubwira ati yenda nda Alphonsine ndi umukobwa kwanza uwo nguwo tena n'umugore afite n'abana ariko mwuka wera icyatumye atuzaho kwari kugira ngo aduhishurire bya bindi bihishwe. Niyo mpamvu nge sinagusengera utabanjije watura kuko twese turabanyabyaha nanjye mbanza niyeze kugira ngo nshikirane na mwuka wera. Isaki iyo ishaka kubika ibanza yabyiyumvamo neza ukabona amababa yayo aragenda gutya mu kirere noneho ako kanya isaha igeze mu kadomo isaki igahita ibika. Mbese none ntatuye nabika ndinde ubwo naba niteguye ku rugendo ndarugeza y'amahoro. Ariko nanjye nahise nezwa n'Imana mu mutima akimara kumbwira ati mumbabarira Alphonsine umbohokeho ati ndemeye aramamagaye yego akubwira ngo yabanje yapinga ambwira ati pereka nkubwire nakubeshe ati subu nkawe umwana ati subundi bizaga gute ati subundi ati ngewe impamvu nagize ibyo ndeka nashakaga kugira ngo ndebe koko nimba ubwo mwuka guraza ukamenya n'ibyo nakoze. Hashimwe Yesu tumenera amabanga ntabyo twari tuzi. Amen. Yego. Hari undi nawe atumva rero nabonye wazanye umuhanuzi w'umwana. Yego. Ati ndikumva ashaka ngo bari usengera ati kubiri kose ati umwana we ntabwo yambesha. Abana b'abahanuzi ntabwo babeshya, abahanuzi bakuru bo barabeshya. Nta muhanuzi ubesha ariko hari n'igihe umuntu akubwira ngo uravangiwe ariko si wavangirwa utarimo. Ibyo ndabyibaza ariko nta muhanuzi wahamagawe n'Imana ubesha. Kandi Yesu yaravuze ngo mureke abana bato bansange kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ese abo bakuru bo ntibabanje kuba abana? Ariko hashimwe Yesu ntabwo ajya abesha. Kandi Yesu nakubwira ngo ndakugirira gutya uzabyizere kuko ngewe Alphonsine sinjye ubikubwiye ahubwo nushidikanya uzahamagare nawe ubaze ngo mbese ibyo ambwiye ni ukuri. Umuhanuzi naguhanurira ukumva utabyumva neza mbese nawe uzigerereyo urebe iyo nzira nawe bakubwire bati ni gutya na gutya. Icyampa nkaguruka nkagerayo nkajya kubarebera neza ariko nzi ko Yesu waduhamagaye atubwira yarangije kubikora kontorori neza. Yesu ntabwo ajya ahinduka kandi Yesu ntabwo areba amarari. Yesu areba neza no mu mwijima arareba. Ubu se Yesu ukamenya ko wakoze ibyaha kandi warabikoze nta muntu muri kumwe urumva atareba? Ashoboye byose. Yego. Njewe abo nababashe kumpamagara ubwo mvuze babiri. Hari watangiye apinga hari n'undi wabonye wahita ashima ati ndiko bashaka gusengana n'umwana tu. Niba bakuru bo nyari n'igihe umuntu abahamagara bakaba bari konsa cyaba ari gutekera abagabo gutekera umwana w'umukobwa niyo nshaka gusengana nawe. Nukuri. None wowe ntabaguhamagaye kuko ikiganiro tumaze gushyiraho kimaze kuyebwa n'ibihumbi 700. Yego. Umaze kwakira telefone ziga dute kubyitwara bukuri? Telefone maje kwakira zirenze 300. Mbese mu minota 5 nshobora kuba mpamagawe n'abantu 40. Ariko uburyo bwose uko nshobojwe na mwuka wera nukanyoboye ndasenga mu izina rya Yesu. Ndabasengera nkabafasha hari umfatisha ngahita musengera ariko hari nuhamagara ishobora kubiri ku muriro ntayegereye uwo nawe arihangana ariko isengesho nsenga ryose ndizera yuko abaduteza amatwi n'abadukurikira ribageraho. Yego. Abajya baguhamagara bakumva ntuyifashe bajye bihangana. Nanjye ubwanjye naguhamagaye inshuro 2
naguhamagaye inshuro ebyiri utari kumfata ariko nihanganye navuze ntiyashobora kuba ari no muri dushe shaka kubicaginze atari hamwe nayo bantu bakunzi bacu pe nimujya muhamagara umuntu mukabona ntahise abitaba mwe kujya murakara ngo muhite mutanga comment zo gutukana mweko ngo abo bantu ubundi ngo batatwitaba mubazanye he ngizo nimero bazitanze rwose pe nawe ubwawe ntabwo umuntu aguhamagaye ako kanya uhita umwitaba oya ahubwo ufite telefone uhita umwitaba n'igihe bitari hamwe nawe hari uwampamagaye inshuro 17 arangije mve kwizana ku muriro ndamuhamagara arambwira ati rwose Alphonsine ati mperereye hana atari ko ku kiganiro cyawe narebye kuri conclude ati nishimye cyane ndavuga ngo nubwo haba ukwezi kose nzagufatisha numva ijwi ryawe gusa unsengere rimwe nurangiza wigendere nizeka Imana izabikora ndavuga ngo kibenza abantu bose badukurikiye bafite kwizera nk'uko uyu muntu bafite kwihangana nk'uko uyu muntu bakareka kunanirwa ntaho bari bagera uhamagara rimwe agahita kubitaho comment ngo baje baravanaho ibyo binimero byabo ariko ubundi umuntu ufite no kwizera n'ahantu utuye haragendeka ntabwo ari kure rwose pe umudugudu wari uko akagari ka Nyagahinga umurenge wa Cyanika ugeze ahantu witwa mu Kidaho ugafata moto wafashe taxi kwasiteri muri gare ya Musanze ni 800 ikakugeza mu Kidaho undi ugafata moto ndumva ari 500 kugeranya ni 1000 bakakugeza ku irembo ku irembo mugasenga nimbona nkubone rwose ni nabyo biba byiza kuruta uko byagenda kuri telefone abantu rero bihangane pe nuso ntabwo uzi kukubangamiza telefone telefone ntago zambangamira cyane usibye amasaha hari amasaha abakuze atuma utavuga kubera ko ushobora kubangamira abandi ariko guhera nka saa moya kugera saa 2 n'igice saa 3 telefone ndayakuze naho mu gitondo nta muriro mba mfite iba ihuze cyane yego nta muriro ntago waraye wayicaginga wapi kubera iki nta terambere ryari ryahagera mu rugo nta muriro uriyo ntawo burya mvugo mu gitondo ujya gucaginga ahandi mu gitondo njyana ahandi ubwo rero kubwo kaba ari telefone imwe umpamagaye ntiyambona ambona mu masaha 8 mve kuyishukirayo Imana ibyumva ibaho umuriro mu rugo nukuri kandi izabikora ubu turi mu mwuka wo gutega izabikora ndabyizeye amen izabikora ndabyizeye yego sasa rero ukuntu gutya aribwo bwa mbere nibwo umuntu akubaza byinshi ariko ubundi kumva nta byinshi turatindamo ahubwo ndiwa ngo tuguhe umwanya urambuye usome ijambo ry'Imana ubwirize umva niwumva ushatse no guhaguruka uhaguruke nanjye kamera ndayigukurikiza niwumva umwuka avuze ngo uzamuke ariko twumva ijambo ry'Imana niba mu minota irenga 15 pe uko umwuka kuyobora umva no guhanura nibiza uhanura ntago tuzabikatinga nabyo tuzabishyiramo nyirubwo buhanuzi nawe azabubone amavuta amen ngereka mbe ngiye ntago ndongera kuvuga Mana ishimwe cyane uyu numwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana reka tubanze duce bugufi twinginga Imana ibanze tweze mu mitima yacu niyamara kutweza izibanuke ibane natwe mwuka wera abari uyobora kuko twe ntitwakwiyobora turagushimye mwami Imana izina ryawe rihabwa icubahiro tugushimiye uburinze bwawe n'imbabazi watugiriye tukaba tugihumeka umwuka wera wazima turagushimye kuko waturinze impanda z'isi zose abo warinze barambuye amaboko baravuze ngo shimwa uruwera kuko wahoze uruwera niyo mpamvu nguhamagaye kugira ngo utweze nyemerera abakurikiranye ikiganiro nyemerera nanjye ubanze ungeze untunganye nyemerera numara kunyeza iri jambo ryawe nasame wivugire nyemerera bari we utegeka unyemerera bari we uganza ibyo tugiyemo byose unyemerere wiruka wibera Imana unyemerere mwami Imana uganze muri twebwe uganze mu mitima yacu ndetse uganze no mu biduhiga uganze mu byo turwana nabyo kugira ngo izina ryawe
rihabwe icyubahiro. Iyi saha nk'iyi tugiye kumva ijambo ryawe, reka nirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Urakoze kuko wumvise gusenga, urakoze kuko ugira neza, mbigusabye nizeye mu izina rya Yesu, urakoze, amen. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'124. Iyi Zaburi y'124 tugiye gusoma ni yawe ni yanjye. Zaburi y'124, reka dusome mu izina rya Yesu. Hari kutubwira ngo iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu, ubwo abantu aba ariko Abisiraheli bavuga none. Abisiraheli ni twebwe, iki ni igihe cyacu. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaradutembe ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe atadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi c'abagoyi. Ikigoyi kiracitse natwe tukivamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana ritavangiye. Iri ni ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi bukumanukiye aka kanya. Iyaba Uwiteka atarabaye mu ruhande rwawe, ubwo abarozi baguhagurukiraga, ubwo abaturanyi baguhagurukiraga, ubwo n'imiryango yawe yaguhagurukiraga, ubwo uburwayi bwaguhagurukiye, ubwo ubukene bwaguhagurukiye, ubwo ibibazo byaguhagurukiye, iyaba Uwiteka atari we wakurengeye. Haleluya. Iyaba Uwiteka atari we wagushigikiye, iyaba Uwiteka atari we wagufashe ukuboko, iyaba Uwiteka atari we wakuramije amaboko yiwe, uba waratashe kera. Ariko hashimwe Uwiteka wakomeje kuturinda, hashimwe Uwiteka wakomeje kudufata, ngo ubugingo bwacu buba bwaratembye mu ishuri, ubugingo bwacu buba bwaragiye kera. Ariko hashimwe Yesu wavuze ngo nzabana nawe. Yesu nakomeza abane natwe, Yesu nakomeza dushigikire muri uyu mwanya. Iyaba Uwiteka atari we wakurengeye, ntiwari kubona urubyaro. Ariko hashimwe Yesu wasobanuye ibisobanye. Haleluya. Abadukurikiye bose ndagira ngo ngutangarize yuko ibyamajije kuba karande ku buzima bwawe, ibisobanye ku buzima bwawe, amaguru yanze gukira, urubyaro wabuze, umutima warwaye, kanseri warwaye, Uwiteka aje kuba mu ruhande rwawe. Ubwo ibyo byose byaguhagurukiye, Uwiteka aje kubinesha muri uyu erota ya bonevosa. Uwiteka aje kubinesha muri uyu mwanya. Ndumva Mwuka Wera nyongora yuko hari ibyo aje kunesha. Iyaba Uwiteka atari we wakurengeye, subiza amaso inyuma. Ubuzima bwacu buba bwaratembye kera, umubiri wacu uba waraboze, ariko Uwiteka yakuretseho. Hari icyo yagushigarije, hari icyo yagize ngo uzabanze gukora, hari ubuhamya yabanjije yagushakira. Aho uri hose wizere ko Uwiteka yataba mu ruhande rwawe. Ubugingo bwawe biba byararangiye, ibibazo ufite nubwo ubona ko Uwiteka atari kumwe nawe, ariko Uwiteka aje kuba mu ruhande rwawe. Haleluya. Imana ishimwe kandi ikomeze ihabwe icyubahiro. Hari inkuru y'umugabo Zakayo nkunda cyane. Zakayo ntabwo yari azi gusenga, ariko yumvise yuko Yesu ari bujya muri uwo mudugudu, arangije arirukanka azamuka igiti cy'umuvumu, kubera ko Zakayo yari mugufi cyane. Uwiteka amaze kumubwira ko ari burariwe, abaturanyi barababaye, abanyamasengesho barababara. Hari igihe umunyamasengesho ababazwa n'umugisha wawe ufite, hari igihe umunyamasengesho ababazwa n'urugero ugezemo, hari igihe umunyamasengesho aguhiga kandi mugendana. Zakayo baramurakarira, ariko Uwiteka yari yagambiriye yuko uwo munsi ararara kwa Zakayo. Iyaba Uwiteka atarabaye mu ruhande rwawe, ubwo abantu baguhagurukiraga, ubwo abaturanyi batakumvaga, ubwo imiryango itakumvaga, Yesu aravuze ngo aje kuba mu ruhande rwawe aka kanya. Ngo ikigoyi kirashitse, bivuze ngo iki kigoyi nimwe baguhambiriye. Niba uri umukobwa urushako rwarabuze kubera ko ukiri muri iki kigoyi,
kigoyi. Niba uri umubyeyi urubyaro rwarabuze kubera ko ukiri muri iki kigoyi, niba uri umupapa akazi karabuze, bizinesi yarabuze, umuryango wawe nta mahoro kubera ko ukiri muri iki kigoyi. Haleluya! Kuba dukurikiye bose ndagira ngo ngutangarize yuko Yesu aka kanya akuvana muri iki kigoyi bakuzirikiyemo. Yesu aka kanya akuvana kuri ubwo burwayi. Yesu aka kanya akuvana ku bisasiro uryamyeho kuko bakuzingazinze mu kigoyi. Ariko Yesu aravuze ngo ikigoyi kiracitse, ngo natwe tuvamo dushima Imana. Bivuze ngo Yesu aravuze ngo arakubohoye mu izina rye. Bivuze ngo Yesu aravuze ngo mu ntambara ufite kukigaragaza urwana nacyo, Yesu arakubohoye aka kanya. Tambuka mu izina rya Yesu. Bwira uburwayi bukure kure, bwira ubukene bukure kure, bwira ibibazo bikure kure, bwira amadeni akure kure, kuko Yesu akubohoye. Yesu akuvanye mu kigoyi. Ikigoyi kirakitse, tambuka ugende. Niba ari business bikore, niba ari akazi ushaka gasabe, niba ari uguhinga ushaka, niba ari ubutunzi ushaka, niba ari n'izindi mbaraga, saba Mwuka Wera, kuko ikigoyi bari baragushizemo kiracitse mu izina rya Yesu. Babuze urubyaro mu rwakire kuko Yesu aciye ikigoyi. Abarwaye uburwayi budakira, kanseri n'ibindi byose, nimuhaguruka ku bisasiro kuko Yesu aciye ikigoyi. Bivuze ngo Yesu uburwayi abuvanye mu izina rye. Bivuze ngo Yesu arakuneshereje ntacu ushizeho. Igisigaye ni ukwizera, igisigaye ni ukumuhanga amaso. Nize ko Yesu nta na kimwe kizamunanira. Unje imbere Mana isumba byose. Muri iyi si turi abanyantege nkeya, ariko kuko wabaye mu ruhande rwacu ukomeza ubane natwe. Turavuze ngo shimwa kuko waturwaniriye. Turavuze ngo shimwa kuko wabanye natwe. Turavuze ngo shimwa kuko utatanze ubugingo bwacu. Turavuze ngo Yesu shimwa kuko tukiriho. Twizeye ko n'ibindi byose uzabikora. Urakoze Yesu. Ijambo ry'Imana nari mfite muri uyu mwanya niringiri. Dushimiye Imana. Yego. Amavuta y'Uwiteka akomeza kubeho. Eka utange nimero kuryo wagukenera guhamagara. Yego. 079 59 52 134. Nimwe 072 6 3 6 iri kuri WhatsApp ni iyihe? Iri kuri WhatsApp niyo ya nyuma. Yego. Nta jambo uri kumva dusoje twatukundiganye ngo rivuge. Nshimye Imana yuko yaturinze, ngashima Imana yandinze n'umuryango, ngashima Imana yuko namwe yabarinze, n'abandi bose baduteze amatwi badukurikiranye, ngashima Imana yuko yabarinze. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Amen. Reka dusoreze n'isengesho. Uri Imana yacu bwite, izina ryawe rihabwe icubahiro. Iri sengesho turategetse Mwami Imana kugira ngo ukomeze udukure muri iki kigoyi, gikomeze gicike, dutambuka tugushime, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze kuko wabanye natwe mu minota n'amasaha yatambutse. Urakoze kuko ukiri natwe muri uyu mwanya, izina ryawe nirikomeze guhabwa icubahiro. Komeza uganze kandi utegeke, uturwanirire, uhaze kwifuza kwacu. Urakoze kuko byose ubishoboye mu izina rya Yesu. Amen. Mana ishimwe.